Shuti bakunzi b'ikiganiro dukunda uyu munsi kuri ino saha ya none, umunsi mwiza hanze muri Amerika habonetse umucyo, ntambeho, nta zuba, nta bukonje, hameze neza. Duhuye n'umuvandimwe wacu mumenyereye Bisamaza Philbert. Bisamaza, muraho murakomeye? Turaho turashima Imana. Mu minsi ishize tuganira ibintu byinshi bitandukanye, mbere nyamini nyuma yuko duherukana, waba hari ikintu gishya cyahindutse? Umeze neza ko mbona uyaga ushashagirana, n'iki byagenze gute? Ibisanzwe Yego. ubundi si ukuvuga yuko nta bibazo umuntu ahura nabyo. Umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye, ari uburwayi, ari iki gusa. Ikintu navuga ni ukutiheba, Yego. kwishyira mu mutuzo, kuriha morale birafasha. Ni ukuvuga ngo iyi sura yawe ukeye, kuyaga, strong, ukaba umeze ubona ukomeye. Abashuti b'ikinyarwanda dukunda, mumbabarire iyo hajemo icyongereza hari igihe biba bitunguranye, ariko intego yacu nyamukuru ubu ni ikinyarwanda. So ni ukwishyira mu mutuzo bikuhagira uruhu rwawe. Yego, Oh, si ukuvuga yuko nta bibazo wenda umuntu yaba afite, ariko n'abanyumva aho baba bari, ntihakagire ugihumeka, ntihakagire uzajya wiheba uko yaba ameze kose. yego, yego. Waba ufite ibibazo, waba wenda warahuye n'uburwayi, ufite uburwayi, hari igihe waba ufite ibibazo uti wenda ndarwaye, wenda ndwaye indwara idakira. Umuti wa mbere nabwira abatwumva, umuti wa mbere ni ukutiheba. Kutiheba. Ukagira morale. Yego. Niwo muti wa mbere. Nubwo baguha umuti umeze ute, nubwo wajya ku badogiteri aba ari bo bose bari abahanga, bakaguha umuti ariko nta cyizere wifitiye, nta morale ufite, wa muti ntacyo wamara. Hari umuntu wigeze kumbwira, numva aravuze ngo ibyo tuririramo hari ababiririra. Ibyo byari bishatse kuvuga iki? Ubwo ko njye ntabyumvishe neza. Ibyo tuririramo, ndatekereza ko ari kwa kundi, urugero nk'uko turi ahangaha, turi hano muri Amerika. Yego. Ariko hano muri Amerika ntabwo ari mu ijuru. Yego. abari muri Afurika baravuga bati bari abantu bameze neza, basa naho bageze mu ijuru, ngo bajya bavuga ngo ni ijuru rya kabiri, cyangwa ngo ubutaka bw'isezerano. Ubutaka bw'isezerano. Voilà. Yego. Ariko siko bimeze. Nshobora kuba ndi hano muri Amerika, ariko mfite ibibazo birenze ibya wa wundi uri muri Afurika. Rero ni bya bindi, ushobora guhura n'ibibazo ukabiririramo, ariko ba bandi batazi kuri kubiririramo nabo bari kubiririra ngo babigire. Yego. So ni icyo bisobanuye. Ibyo tuririramo hari ababiririra. Hari uwifuza kuba turi, yahagera akarira, ariko hari n'undi uri kuharirira ngo ahagere, n'uyu hari ari kuririra ngo agere ahandi. Ubwo se ayo marira adashira azashira ate?
ayo marira ni bya bindi nakubwiye, ni ukwishyira mu mutuzo, ukagira morale, kumva ubuzima bwose aho ugeze ubifata utyo. hari ijambo nigeze kumva ryo ariko ni igiswahili, mumbabarire, ngo kutengamana na hari. ubwiye abantu bavuga ikinyarwanda nicyo ushatse kuvuga ubisobanuye? Yego, aho ugeze mu buzima ubwo ari bwo bwose, yego, uriyakira. okay, kwiyakira. nshuti bakunzi mudukurikiranye, kwiyakira ni imwe mu ntsinzi yakugeza ku yindi ntambwe ikurikira. ndumva aricyo yari ashatse kuvuga, nibyo? Yego, nibyo. Igihe icyo ari cyo cyose wagera mu byiza, wishima muri ibyo byiza, kandi na ya hari mbi, ugiye ugeze muri ya hari mbi nabyo urabyakira, ntiwihebe. ni bya bindi utiheba rwose, ukishyira mu mutuzo, ni wo muti wa mbere. Good. hanyuma gukora kugira ngo twiteze imbere, ni byiza ko twikorera cyangwa dukorera abandi? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Ushobora gutangira burya biragorana cyane, intangiriro ni igorana cyane, ariko uko iminsi igenda itambuka ni nako ugenda wiyadaputa, niko ugenda umenyera. ariko ntabwo ari byiza kugira ngo ukomeze usazire mu gukorera abandi. ugomba kureba ukuntu nawe wakwikorera kugira ngo witeze imbere, ahubwo ugashakisha ukuntu nawe bagukorera ukabateza imbere, nawe abandi bagukorera bakikorera, nabo bakikorera, mugakorana, mukagirana imikoranire. hanyuma hari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo umwana uzaba imbwa ashumba mu ntobo. gushumba mu ntobo ni iki? gushumba mu ntobo ni ukuvuga ngo icyo kinyarwanda cyo kirakomeye. ni nk'uko washumba mu byawe wakabaye wigirira ukajya. Okay, ubwo ndabyumva. ni nk'aho umwana, abandi bana bari guca intobo, yangiza akababwira muzane mbaragirire kandi bari kuzica hareba. nicyo bisobanuye ubwo, niko nkeka, nibyo? ni kimwe nk'uko buriya mfite mushiki wanjye witwa uzaba umwana. kumubona kare, uzaba umwana, urumva uko bishatse kuvuga. ndamufite witwa uzaba umwana. muzaba abana bumva bakumvira, abana bazaba abana nyine bafite aho bavuye n'aho bigejeje. kuhagera rero ni gute? urabona, cyane cyane urakoze, mboneyeho wenda no kuvuga ku rubyiruko. urubyiruko cyane cyane ni rwo, urabona twebwe twageze inaha ngaha dushaje, ariko urubyiruko nababwira guca akabando iminsi hakiri kare, hakibona. njya mbona abenshi bamaze no kugera ahantu hashimishije. benshi ndanabashima cyane, mbona bakora, biteza imbere kandi bajyana iwacu. biteza imbere, amazi agashyuha ntiyibagirwe wabo wa mbeho. yego.
bamaze kugera no mu rwego rushimishije, maze kubaka iwacu ndetse na hano aho bari na hano aho bari, ariko ahanini ibikorwa barabijyana iwacu. Cyane cyane ndabashima, ariko hari n'abandi bagiye mu biyobyabwenge. Hari benshi nzi bajya muri urwo rumogi, ubungubu bitaba buri kwezi bitaba inkiko kubera amakosa n'ibyo biyobyabwenge bakoze. Harya ubwo ibyo ngibyo ntibyangiza kuri gakondo y'aho bakomoka, bigatuma n'abandi bari kuzaza kubona amahirwe ataba iwabo aho bari bibazitira kuza hano bakaba bati ntituzane ibi bisare. Yego barangiza izina ry'igihugu twaturutsemo, uyu se yaturutse mu Rwanda, uyu se yaturutse Kongo. Muri rikodi yabo urumva ko bigaragara nabi, bigaragara nabi abangaba se, ku buryo no muri iki gihe barebye nabi babasubiza iwabo uko baba bameze. Bakwirinda ibyo biyobyabwenge, bakoresha iki se ko mbona byuzuye, wagira ngo hari aho ugera ukagira ngo biranemewe, ubwo bazakora iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye, kuko abenshi noneho abo mbona bagira ngo babatware, babahana bakabafunga, abenshi noneho usanga iyo bafunguwe usanga aribwo noneho barushijeho kugira ngo bajye mu bugorozi, baba bagiye mu bucuzi, bakabicuza ahubwo bakabikarishya. Yego. Hari abantu tujya tuganira inahangaha kuri ibyo biyobyabwenge. Hari umugabo wangiriye inama arambwira ati, rero ufite nk'umwana ukoresha ibyo biyobyabwenge, ati inama nakugira ni ukumwohereza mu Rwanda ukareba ukuntu bajya iwawa bamutwara iwawa, ati yagaruka yarashyize ubwenge. Ushaka kuvuga se ko hariya mu Rwanda bahana cyangwa bagorora kurusha ibihugu byateye imbere hano? Yego. Kubera icyo ubwo urabona urugero naguha hano iyo babafunze, njyewe njya nganira abenshi urubyiruko tujya tuganira cyane, bamwe banafunzwe bagafungurwa, no muri gereza aho baba bafungiye bya biyobyabwenge barabibona noneho babona bya bindi birenze bya bindi bafataga bari hanze. Imana ikomeze ibarindi y'u Rwanda, iya Afurika n'isi yose n'aha turi, ariko ko ntacyo tudakora. Ababyeyi ubwo nibo mvugira, birapfira mu burezi butangwa mu mashuri, ariko nanone se ko mu mashuri tubona hari ababa b'abadokita, akaba ari abadokita, byagenze gute kugira ngo twisange muri iki cyorezo? Urabona hano tuve nko muri Afurika, umwana ugira utya ukamuhana, kubita ikinyafu, ugafata n'ikinyafu ukamutsibura. Ariko hano upfuye kumukoraho gusa, bafite iriya nimero ya polisi ya 911 ihita ikugeraho ikagutambikana. Ariko se njyemba ntabwo mbyumva, polisi si uyisobanuriye ikaba mukubisa agashyi kwitama. Oya barakubwira, njyewe ndabizi, barakubwira bati, polisi irakubwira ati ntabwo uhana umwana ari ukumukubita, kumwima icyo akunda. Ariko ibyo ikindi
abenshi bava wenda muri Afurika n'ibyo biyobyabwenge barabitangiye ariko byagera hano bikaba akarusho. Njyewe nabajije umunyamerika w'ahangaha ariko kubera iki abana bacu bava muri Afurika wenda baratangiye ibyo biyobyabwenge ariko bagera hano bya biyobyabwenge ugasanga birarenze, noneho babaye nk'abasazi kandi barabikoreshaga kuva mbere muri Afurika. Aransubiza ati rero ati ruriya rumogi rwo muri Afurika ati aba ari naturel, ati ariko urwahangaha hari andi maproduit bashyiramo kugira ngo ruzamuke. Ati ayo maproduit rero niyo ababica. Bana bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, turabinginze nimba mushaka kuba bo mwifuza kuba bo mu myaka 10 iri imbere, murabikorera uyu munsi, murabiharanira uyu munsi, murarwana nabyo uyu munsi. Inzira yo kurwana nabyo nta yindi ni ukumvira inama z'abababanjirije, kuko nabo bari hano, bari uko bari bitewe n'icyo bakoze igihe bari urubyiruko nkamwe. None ko kwiga ari ukwigana, abana bacu iyo urebye ijanisha, abana biganye ikintu gikomeye bakiga neza bakabamo abadokita, abavumbuzi se n'ibindi bikomeye, uzi nka bangahe? Ni benshi n'abatarabashije gukomeza za kaminuza. Nabonye abenshi ubu ngubu abashoboye bari kujya mu makamyo, kandi amakamyo bari kujyamo ari ayabo. Aratangira agatangira akorera abandi, akagera igihe yigurira ikamyo ye. Congratulations kuri abo bose. Kandi ugasanga biratanga umusaruro. Yego. Ni byiza rero nkabashimira kandi nkabashishikariza kwigisha n'abariya bandi bishoye mu biyobyabwenge kugira ngo bazagere ikirenge mu cyabo. Umugani wavugaga ngo umwana uzaba imbwa ashumba mu ntobo. None turumva hari abatangiye kwikorera, batangiye kwigira muri abo gushimirwa. Hari abize mugeze ku rwego rushimishije muri abo gushimirwa. Turanenga ba bandi bihase ibiyobyabwenge, ba bandi basebya community bakomokamo, ba bandi batiha agaciro, baharanira kuzaba abagabo beza b'ejo hazaza. None tugana ku musozo, nk'umuntu w'inararibonye wabasaba iki? Ukagisaba abana, wabasaba iki? Ukagisaba ababyeyi, wabasaba iki? Ukagisaba imiryango muri rusange. Nibyo nakubwiraga mu kanya. Ndasaba cyane urubyiruko, bariya batangiye kwiteza imbere kugira ngo bigishe bagenzi babo. Ikindi ku babyeyi, nubwo hari urubyiruko rwinshi, hari abana benshi bashotse mu by'iryo biyobyabwenge, gusa nubwo biragoye ndabizi, ariko bazajye bananirana, ariko n'ababyeyi bashyizeho akabo ku gitsuri. Ikindi nashishikariza ababyeyi ni ukubatoza cyane umuco wabo. Umuco ntibagate umuco, bajye bagerageza kubatoza wa muco w'iwacu, ntibagate umuco. Niyo nama nabagira.
agahugu kadafite umuco karacika, hari n'akaba gafite umuco uri mico, akaba ari nayo mpamvu ujya usanga mu bihugu bifite umuco uri mico hahora amakimbirane. Ibyo bihugu wabuze nk'ibihe? yewe cyane cyane ni igihugu kimwe navuga. Nimba ari ngombwa, si ngombwa kukivugaho, nimba ukizi, turi hano wenda ubwo ukizi kibika ukigomeshaho, ariko tugisaba kumesa umuco, kikagira umuco mwiza wo kubana n'abandi n'ibindi bihugu, isi nzima, twese tukabaho tubanirana. Rubyiruko, muratwemereye cyangwa mukomeje inzira mwatangiye ibaganisha kuba ibigwari by'ejo cyangwa kuba intwari z'ejo? Nawe nicyo ugiye kubabwira? Yego, ikindi wenda nakongeraho, nawe akenshi ahanini nkunze gukurikirana ibiganiro byawe kuri TV, ariko wibanda cyane cyane ku bantu bashisha akanguhe, ariko ndagusaba ko wajya wegera n'urubyiruko cyane cyane ukaganiriza urubyiruko. Turabatumiye aho waba uri hose, ujye utwandikira, tuzashyiraho nimero yacu uzayibonaho, tuze tugusange tukuganirize, nawe tubwire ikibazo. Ese ikosa riri ku babyeyi twebwe cyangwa riri kuri mwebwe? Turebe aho ikibazo kiri, duhure. Imagine, ntekereza rubyiruko, wowe musore undeba, mu myaka 30 uzaba wanyweye ibiyobyabwenge bingana iki? Byagejeje he ubwonko bwawe? Uzaba urinde muri icyo gikorwa ukora? Nimba wiga ushyizeho umwete, tekereza, uzaba uri muganga ki? Uzaba ari umuntu ushinzwe iki? Tekereza intego yawe ni iyihe? Icyo twifuza kuzaba cyo cyiza kizatuma dusazana ishema n'isheza, nicyo turi kugusabira none. Wowe nk'urumogi, wowe nk'ibiyobyabwenge, urasebya abandi bana mwaturutse hamwe, uratuma igihugu cyatwakiriye turimo hano muri Amerika kigira ngo twese niko twabaye, kandi twari gufatanya nabo ubwabo mu kubaka Amerika nziza, nabo ubwabo mu kugira sosiyete nziza, ndetse naho twakomotse tugasubira inyuma tukahateza imbere. Ndumva ku bwanjye niyo nama nabagira, hanyuma tugasoza. Mbere yuko nsoza, hari uwo wumva cyangwa se akari kakuri ku mutima wari wibagiwe? ndabwira abakurikiye ikiganiro kugira ngo bazayoboke ikinyarwanda dukunda. Harimo impanuro kandi bizadufasha, bifashe n'urubyiruko rwacu. Murakoze, turabashimiye, mudukurikirane, mudusharinge bya bindi, gusangiza ibyo biganiro byacu ku bantu benshi bashoboka. Hanyuma ndumva ku giti cyanjye mbashimiye ku nkunga mukomeze kugira kudutera, ndetse n'iyo mutera urubyiruko mubagezaho inama nziza z'ingirakamaro. Murabo gushimirwa uko tuzajya dutera imbere gahoro gahoro, tuzajya tuzamukana, icyo twungutse tuze tukigezeho abantu. Murakoze, mukomeze muryoherwe n'ubuzima.